Reka turangize beside y'uyu munsi duseka. Hari umutipe w'umukomedian twahuye ndavugana uyu muntu rero ni ngombwa ko tumwerekana abafana muri beside yitwa Julius reka mubereke. So uri gukurikira The B-Side ndetse na TV1 nitwa Julius Chita. Byose ndabikora nkora urwenya muri rusange ndetse nkigana n'amajwi y'abastar cyane cyane abanyamakuru n'abahanzi. Nabitangiye 2005 nibwo nagiye kuri stage bwa mbere. Nagiye kuri stage yari theatre ariko nakozemo acting. Uburyo ntari nzi ko kundi bafata umupeti bakamukinisha theatre atazi ibintu ari gukora, ariko kubera ko nzi ko ikintu cyabayeho ni bwa mbere nagiye kuri stage, ni bwa mbere nakoze ikintu cyitwa comedy cyangwa se performance muri rusange. Hari ibitaramo bimwe na bimwe nagiyemo, hari nka nzibuka n'abandi album launch ya Dream Boys yabaye mu kwa gatatu. Nagiye muri launch za Tom Cruise zindi ya launch ya gatatu n'iya gatandatu, ndetse no mu bindi bitaramo bitandukanye no mu makwe n'ibindi birori bitandukanye. Duhereye no kuri TV1 ndabanza nigane ijwi ry'umunyamakuru Paxson uburyo akora ikiganiro kuri TV1, ubwo ngiye gukora uburyo presentinga The Knockout. Okay, meze neza cyane murareba TV1, number 1 station mu Rwanda. Ayuri kumwe nanjye both the captain most on the Paxson, the most shatter. Amurabizi neza cyane ko bikomeza kugenda bihinduka cyane. Uno munsi rero dufite a new videos uraza kureba na behind the scene indirimbo tuba twagwitiyemo. Umunsi ureba New Flame. New Flame ni zimwe zo cyane zo kubonamo rapper arimo Lake Rose. Chris Brown abaye cyane uno munsi ngira ngo Sode utuje nawe afite ibintu byinshi zo kubona muri The Knockout show. This is your boy the captain Monsoir, the Paxson radio na TV1. Bimeze neza cyane. Ngiye kwigana umuhanzi Nizo muri Urban Boys, uburyo atangamo interview kuri televiziyo cyangwa se kuri radio. Biterwa cyane nuko abantu bakunda gufata ibintu dukora, ariko burya Urban Boys ni itsinda ryacu dufite ibintu byinshi cyane dukora, tugenda duhindura societe nyarwanda n'ibindi byinshi bitandukanye. Tugira swaga, byo ni ibintu byacu ntabwo wabitindaho cyane, ariko ngira ngo iyo barebye video tugenda dukora harimo itandukaniro, ndetse tugenda dukora n'ibintu bishyashya cyane kandi bigaragara ko ari ibintu bigenda bihinduka. Okay, ngiye kwigana ijwi ry'umunyamakuru ufite Maremi Maurice n'ijwi ry'umuyobozi w'umurenge ndetse n'ijwi rya Ministre Francois Kanimba. Uruzinduko rwa Ministre w'ubucuruzi n'inganda Francois Kanimba kuri uyu wa gatatu akaba yasuye abaturage mu karere ka Muhanga. Abaturage bimwe byo baganiriyeho harimo kuzamura amakoperative ndetse no guteza imbere ubuhinzi ndetse n'imikorere y'ubucuruzi muri aka karere. Ahanini kandi abayobozi batandukanye bagenda bagaruka kuri aka karere bavuga ko ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi bigenda byiyongera. Nibyo hano Muhanga bigaragara ko ibintu bijyanye n'ubucuruzi barabyumva. Ngira ngo si ubucuruzi gusa, uretse ko n'ubuhinzi bigenda bigaragara ko hari imbaraga runaka bagenda bashyiramo. Twizera ko kandi hari byinshi bizagenda bihinduka mu buhinzi mu gihe twabafasha kuzamura ubwo buhinzi muri rusange. Sibyo ngibyo gusa, kuko n'umuyobozi w'umurenge agaragaza ko hano Muhanga bakomeje kugenda bongera ubuhinzi ndetse banashyiramo ingufu mu bucuruzi. Nibyo hano Muhanga nk'uko mubibona, abaturage mu bijyanye n'ubuhinzi barabyumva ndetse tugira n'uburyo tubafasha kubuteza imbere. Ndetse twabwiye nyakubahwa Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ko mu gihe cya vuba hano Muhanga hari icyo tuzahindura mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'inganda. Yani nkuru ya ufite Maremi Maurice. Bitewe nuko burya buri muntu agira uburyo akora ibikorwa bye mu buryo ashakamo iterambere. Inkange uburyo numva yateramo imbere byahera ku bikorwa bito bito natangiye kugenda nkora, yaba ibikorwa bijyanye n'itangazamakuru no gwenda ntaririmo neza, ariko nicyo kintu nteganya kuba cyazamura impano yanjye nko gukora ikiganiro gikora ibintu bijyanye na comedy bishobora kuba byateza imbere iyo mpano, ndetse natangiye na MC kuyobora ibitaramo. Nkeka ko ibyo byose hari incomes bigenda bizana, yaba mu buryo bw'iterambere ndetse n'amafaranga. Nibwo buryo numva bwateza imbere impano yanjye, abanyarwanda bakayimenya ndetse no ku isi hose abantu bakayimenya
bitewe nuko si abanyarwanda cyangwa se abantu bavuga ikinyarwanda gusa nigana, ahubwo nigana abantu bose bavuga icyongereza, abakora amakuru kuri BBC, abakora amateka ku mateleviziyo yo hanze n'ibindi bitandukanye.